Brian turakwiyamye turakwihanangirije ukomye wese azavuga ngo uri umutinganyi ukicara ubivugaho wisobanuye. Iyo umuntu yisobanuye birangira yisobanyije. Tuza uceceke, niba uri umutinganyi uramaze. Urumva ntugomba kwirirwa ahangaha uza gusobanura ngo uri umutinganyi. Ukomye wese avuga ngo uri umutinganyi nawe uza usobanura. Kandi nawe yagukwirirwa uvuga ngo nyoko ngo aragusengera. Ntabwo ari wowe wenyine ufite nyoko usenga, n'abandi bafite ba nyina babasengera cyangwa bakisengera. Yago akaba arigarukiye. Mwabantu mwe, ikintu Yago yashakaga nuko abantu bamusaba imbabazi. Urumva DJ Brian we nk'umuntu yateye intambwe amusaba imbabazi. Brian uri umwana mwiza, Tesha ni inshuti nziza ku kigero cy'uko twirengagije ibintu byose, byaba ari uburyarya, byaba ari ukugira ngo agacano kabara kadasenyuka, ariko wakoze icyo ugomba gukora. Yago kuguhoza mu majwi nta kintu byari bimaze, ariko wateye intambwe ya kigabo, wateye intambwe ya gikristu. Ibindi byose abantu bari kuvuga ntugomba kubitindaho. Abo bantu bo bari kuza bavuga ngo bagiye ngo kuzana amavideo, abantu bari kuvuga ngo bagiye kuzana amajwi, baramaze. Feel free, tuza mu mutima wawe, korera agacano kawe kazamuke gashayininge. Ntabwo nubwo yagari kwivugisha ngo ngiye ngo ntabwo nembizi ko ngo abantu bafite agacano. N'uyu munsi se yabyibutse amajije kuzana uriya mugabo wari uri kwiza yuko nta byo kurya afite, ariko uvanga ibimwira n'amarira, nibwo yibutse kumubwira ngo naze. Ntatangiye kwivugisha ngo umuntu ngo azajya yicara ngo kuri cano yiwe yishyuye. Irase niyo cano yonyine ibaho mu gihugu, siyo yabanje kandi nta nubwo ari nayo izaheruka. Urumva neza ibyo ari kwivugisha ngo nta muntu ngo uzajya umubwira ngo napfe ngo kuza ngo ku gacano ke ngo azajya amwishyuza amafaranga menshi. Cano ni ikintu ushobora kubyuka mu gitondo ukagishinga kigasheninga mu buryo ki udatekereza, ariko nanone siba kuri buri wese. Niyo mpamvu agacano ka Brian kasajije abantu, yagarangije aritereka aravuga ngo Yago abantu baragukunda na Brian baramukunda. Rikitiku kuba wakicaza umuntu kuri cano nta kintu bimaze, nta n'ikintu bivuze. Hariho abantu hano batanga ibiganiro by'ubuntu urushywa no kubahamagara gusa. Urumva neza nk'ako kanya. Wowe rero kuba waha umuntu ikiganiro cyangwa ntukimuhe, ibyo nta n'ikintu bivuze, nta kintu bisobanuye. Emera yuko agacano kabari akashayininze, kamajije gushayininga wumva nturi kubyumva neza, kandi leta nuko amatiku niyo acuruza. Ibyo rero kuvuga ngo Brian ngo uzamubabarira ngo bizatinda. Wamubabarira utamubabarira uzarya nawe arye, uzabaho nawe abeho. Urumva neza ntabwo ari wowe wamuzamuye yicaye kuri cano yawe, ariko ntabwo bwa mbere twize kubona Brian hehe kuri cano yawe. Ibyo wamukoreye nawe hari abandi babigukoreye. Urumva neza ntabwo rero nawe waje ngo ibintu bihita bigenda neza ako kanya. Na Brian niyo mpamvu yaje akazamuka buhoro. Ikindi kintu ugomba kumenya, turabizi neza ko abantu wirirwa uvuga b'abahanzi n'aba YouTuber, turabizi neza 100% yuko cyane abahanzi. Wewe washatse kugira ngo uce iyo ubusamo mu muziki bro, ntabwo bishoboka. Ntabwo Melody yaje ngo duhite tumumenya. Yabanjije kuba umuproducer biranga ntibyaba successful, abanza kubekinga, abanza gukora ibintu byinshi. Uyu munsi niyo mpamvu tumubona shining, abanjije kuvunika. Ntabwo wagombaga kuza ngo wihanukire ngo kuri level yawe ufata umuntu wiga kuri university umubwiye ngo naze gukorana ikiganiro cyagucilinga ngo ukorane korabo. Wowe tugufata mu muziki umeze nk'umwana wo muri maternelle. Ntabwo rero kuvuga ngo barriere ngo bakumye amakorabo ngo bande bose ngo ba Juno, none ukavuga Melody bro. Melody uzi level ariho mw'iki gihugu, kuba barakwimye korabo baramaze, kuba hari ibyo wabafashije nyuma warabasebeje, bura byabaye imfabusa. Ijambo rimwe zishobora gusenya ikintu kigari kandi kiza wari warakoze. Rero gutanga imbabazi kuri Brian, wazimuha utazimuha, icyo Brian yakoze nk'umuntu w'umukristo wakijijwe, urumva neza icyo yakoze ni ukugusaba imbabazi. Yateye intambwe, hari ibintu yavugaga kuri kamera umunsi atakivuga. Rero kuba wakumva yuko ugomba kubana na bagenzi bawe mu mahoro, mugakorana mwese mugashayininga, nta kintu bitwaye. Ariko ibyo kwicaza uwo mugabo wirirwa yivanga aho ngaho amarira yavanga n'ibimwira, ariko uvuga ngo yataye umugore ngo inzara iramwishe. Inzara yamwishe arangije abona tike imutega imujyana Kampala arere tour. Kampala se bagendayo n'ibirenge.
warangiza ngo ntabwo ngo nta bantu ngo baba baguhamagaye, ngo nta bantu bawishyuye, wabishyura utabishyura, yamusebya atamusebye, kuza gusaba imbabazi aramwawe, kandi nawe rwose mu by'ukuri uramwawe. Ca bugufi ukorane na bagenzi bawe, barakwihoreye baguhaye agahenge, ariko rwose kubara ukore stop. Kimwe nuko abantu bitwa big energy nta muntu wabameneramo, rero nabara nta wabameneramo, twazi ibintu gakeya. Kandi ikindi kintu cyo kwivugisha ngo nyoko aragusengera se, nta banyina bagira babasengera, n'abatabafite barisengera. Twara ibintu gakeya, Imana iraguha kandi nayo ikwambura. Gukomeza uvuga ngo nta mbabazi uzatanga, nibataguha imbabazi ntibizakunda. Ni ibiki bitazakunda bro? Abantu bakomeje gukora, iterambere rikomeje kubagera, kimwe ko nawe ukomeje gukora. Warumva ngo ubuzima bwahagaze ngo twanze gusaba yaguha imbabazi? Bariya abantu bose wamentioninze, uzatinyuka akagusaba imbabazi ni ubutwari, tugomba kubimushimira. Ariko n'uzatinyuka ntazigusabe, nawe hari ukundi kuntu agufata. Wemere ubyemere, wumve neza yuko utari shyashya. Kandi Brian, ntugomba kuza kwisobanura ku butinganyi, ntugomba kuza kuvuga ibintu bya buri munsi uvuga ngo abantu bakomeza bambwira ngo ndi umutinganyi. Niba uzi neza yuko utariwe, kandi nubwo waba uriwe, ni uburenganzira bwawe, urumva. Ariko gukomeza yago agushotora akubwira ngo uri umutinganyi, nawe ukayagara ku mugani wawe, ukayaga ugakanura amaso ngo ubutinganyi, uramaze niba uri we. Urumva, buri muntu wese hano muri iyi mihanda ashatse ashinja umuntu ibintu, kandi akazana n'ibizibiti akabihereza abantu, kandi koko tukabona nibyo bitewe n'ishishoza rya buri wese. Turakwiyamye Brian, turakwiyamye, wikomeza kuza kwisobanura ku butinganyi bwawe. Turakwiyamye, ugukunda azagukunde, utagukunda azarorere. Niba uri umutinganyi uramaze. Izo video nawe abantu bose baje bakavuga ngo wagize ute, ngo warabatinze, niberekana izo video, biri buze gushira, abantu bari buze kunywa amazi birangire. Ariko niba ari ikintu tukwiyamye Brian, wikomeza kuza kwisobanura yuko ngo bavuze ngo uri umutinganyi. Kora ibintu byawe neza, clearly shyira ibintu byawe ku murongo neza, ukomeze ukora ibiganiro nk'uko bisanzwe, n'akazi kawe ukomeze ugakore nk'uko bisanzwe. Urumva, iyo umuntu yisobanuye birangira agize ate, yisobanyije. Reka kuza guta umwanya wisobanura ngo ku by'ubutinganyi. Niba uri uramaze, n'abandi bose bakora ibyo bakora, kandi iyo bitagize icyaha mu mategeko ni icyaha ku Mana. Rero bibaye ari byo, ni wowe uzibarizwa. Ntabwo ukwiye gufata umwanya wawe ngo uze gusobanura ibyo bintu. Rwose ubu wahindutse umwana w'Imana, reka tuvuge gutyo, kuba yemera wahindutse umwana w'Imana. Ibyo by'amagambo rero, byo guterana amagambo n'umuntu wese uza gushotora muri comment uri umutinganyi, ufunguye agacano wese Brian ni umutinganyi. Brian, niba uri umutinganyi uramaze, ni wowe uzibarizwa. Niba uri umutinganyi ni wowe bireba, ni wowe uzibarizwa. Yago arakomeza gushotora avuga ngo uri umutinganyi, nawe ugakomeza ushotorana nawe. Icyo wagombaga gukora ni intambwe wateye yo kumusaba imbabazi. Icyo wagombaga gukora ni intambwe yo kumusaba imbabazi. Ibindi byose arakomeza arwane n'umutima we, kuko icyo wagombaga gukora niba wagikoze, akomeza arwane n'umutima we, akomeza ategereze ngo abantu bazamusaba imbabazi. Ntabwo abantu bose bafite umutima nk'uwawe, bamwe baninangira, cyangwa se abandi bakabona nta nubwo bagomba kumusaba imbabazi, kuko akenshi usanga ibintu mwapfuye ni ibintu biri aho bisanzwe byo kubirindurana. Bamwe murashaka kwigira ba joli, abandi murashaka kwigira ibitangaza, abandi murashaka ko babubaha, abandi murashaka ko babafata nk'amavaze. Ntabwo bishoboka. Hano uhura n'abantu bagukunda, ugahura n'abakuryarya, ugahura n'abantu baje kubw'impamvu z'inyungu. Rero Yago, abagukunze baragukunze, abakwanze barakwanze, abakuzanyeho uburyarya babukuzanye, kimwe nuko nawe hari abo wakunze abandi ukabazanaho uburyarya, abandi nawe ukabakurikiraho inyungu. Aka kanya umuntu wese yashimangira ko amafaranga wahaga bari abantu atari impuhwe, nta mpuhwe wabaga ubagiriye. Urumva neza, icyo washakaga kwari ukugira ngo ugire ute, usasire utuntu tw'udukorabo wishakiraga. Ariko nta muntu ujya winjira muri music ngo aciye ubusamo, ibintu byose bahera hasi. Nawe rero ntabwo wagombaga kumva yuko ugomba kuza ngo ukorane na ba Melody ngo amakorabo. Yego rwose buri uzi no kuririmba, ngewe ibintu byagenda bikunda, ariko kuba ubizi ntabwo abantu bose babyakira kimwe.
ntabwo abantu bose bashobora kukwakira nk'uko wowe wari witeze cyangwa nk'uko washakaga, ngo ni uko hari abo wagiriye neza ukababuresinga, ntabwo bishoboka. Rero washatse guca ubusamo Yago, ntabwo abantu bose bashobora kukwakira nk'uko ushaka. Rero wagomba guhera hasi iyo miziki yawe nk'uko nyine witangiriye bisanzwe, ariko ibyo kuvuga ngo uraza ngo uhite uhera mu bushorishori, ibyo bintu se wabibonye hehe? Kuva rero ntawe wabibonye. Ni ukwiye kwirirwa uvuga bariyere n'abatinganyi bake n'isoro warabafashije, abantu bose wahaye amafaranga uri gucyurira, ibyo ni ibikureba. Ariko ibyo gukomeza ushotora Brian ngo ni umutinganyi